iyo umuntu yumvise sinema cyangwa se uruganda rwa sinema yumva isakaza shusho ariko ricuruza byarindi ya myidagaduro inyuriye mu mashusho ariko yinjiriza amafaranga abayikora ndetse n'ibihugu bakomokamo. Ndetse hari n'ibihugu byinshi byamenyekanye uretse wenda kuvuga ngo byinjiza amafaranga, ariko hari n'ibihugu byagize inyungu yo kumenyekana kubera filime zikora. Nuko ngo ibyo bihugu hajya bavuga sinema kumva Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuhinde, Turukiya, Korea, Ubushinwa ndetse n'ibindi bihugu. Ibi byose ni ibihugu ahanini byagiye bimenyekana kubera ko byakoze sinema zitandukanye cyangwa se byagiye bikora filime zigakundwa hirya no hino ku isi. Nkuko umupira, umuziki ari ibintu bigenda bikamenyekanisha ibihugu, n'uruganda rwa sinema ruragenda ukamenyekanisha ibihugu, ndetse byimbitse cyane cyane yuko uruganda rwa sinema rugenda rukagaragaza imibereho ndetse n'imikorere y'igihugu runaka, umuntu akagisobanukirwa ari kure yacyo nk'aho aba muri icyo gihugu. Ibi rero maze kubibona gutya, tuzi neza ko hari ibihugu bikomeye cyane muri sinema, ariko iyo bivuze byose biragoranye kugwa ku gihugu cya Afurika. Byatumye ngira amatsiko ndibaza nti ariko se mu bihugu bya Afurika cyangwa se muri Afurika sinema ihagaze gute? Niyo mpamvu nasakishije ndavuga ngo ese filime nyafurika zihagaze gute. Nagiye kuri murandasi nandika inti amafilime akunzwe cyane kurusha yandi muri Afurika cyangwa se amafilime meza yabaye meza muri Afurika. Nibwo nagiye nshakisha mbona filime yamenyekanye cyane nka Sagatwa mu Rwanda yitwa The Gods Must Be Crazy cyangwa se Imana zishobora kuba zasaze, mbona Out of Africa ndetse na Bamako. Izi nizo filime nabonye ku rutonde rwa filime rugera kuri 90 nabonye zo muri Afurika zagiye zigacuruza hirya no hino ku isi ndetse zikamenyekanisha Afurika. Urutonde runini cyane aho usangamo filime nka Come Back Africa, White Material, War Witch, Keita l'Héritage de Guillaume. Ariko ku ikubitiro izi filime eshanu ubona bwa mbere ni The God Must Be Crazy, Black Panther, izi zose zagize 7.3 kuri IMDb, Out of Africa, Bamako, Keita l'Héritage de Guillaume. Izi nizo filime eshanu zibimburira cyangwa se zihagaze neza ku rutonde rwa filime 90 zikomoka muri Afurika ariko zitwaye neza ku isoko rya sinema. Ibi rero byatumye nibaza nese ko mbonye filime zo muri Afurika izi filime zose 90 ni iyihe filime byibuze yabituruka mu Rwanda cyangwa se iziva mu Rwanda muri zino filime nizingaye. Niko gushakisha neza nyuza amaso mu rutonde rwa filime 90 nabonye, za gusanga kuri no rutonde habonekaho filime imwe yonyine ikomoka mu Rwanda. Filime imwe wakwita ko ari Inyarwanda ni igaragara ku rutonde rwa filime 90 iyo wanditse ngo filime nziza za Afurika bakuzanira. Iyo filime nta yindi ni filime iza ku mwanya wa 6 kuri no rutonde, ndetse iyo filime ikaba yitwa Gorilla in the Mist. Gorillas in the Mist. Iyi filime ni filime igaragaza ubuzima bwa Dian Fossey ubwo yari mu ngagi mu birunga, ndetse iyi filime yagize amanota menshi cyane ku buryo kuri IMDb yagize amanota 7 ku 10. Wagenda kuyibarira amanota kandi nanone ku cyo twita Rotten Tomatoes usanga ifite 84%. Ibyo rero byatumye nibaza kuko nabonye iyi filime ni filime imwe gusa yabonetseho, ndetse kuba yabonetse ariko bikagaragara neza ko nubwo yabonetse atari filime bavuga ko yuzuye 100% ko ari Inyarwanda, nubwo yitwa ko ari Inyarwanda kuko abayiteguye n'abayikoze nta munyarwanda ugaragaramo. Ibyo byatumye nibaza ngo does Rwanda have a film industry cyangwa se u Rwanda nk'igihugu rwaba rufite uruganda rwa filime. Igisubizo nahawe banditse bati as in other sections of industry in Rwanda, film has made great strides in the last 2 decades. Bati ugera nkuko ahandi hose bimeze, inganda za sinema zimeze, uruganda rw'ubucuruzi rumeze mu Rwanda, usanga ko nyine filime nazo zigaragaje cyane cyangwa se zakoze ibintu bikomeye cyane muri bino binyacumi bibiri by'imyaka ishize, nuko ngo kuva mu 2000 kugeza ahangaha turi.
ibi byatumye rero nibaza ngo ese kugira ngo nimba koko ubaza cyangwa se ushaka kumenya abantu bakoze cyangwa se ushaka kumenya kuri sinema nyarwanda bakakwereka ko sinema nyarwanda zateye imbere ndetse imyaka 20 ishize hari uko zagaragaye neza, nashatse kumenya abagize uruhare mu kugira ngo sinema nyarwanda cyangwa se uruganda rwa sinema mu Rwanda ruzamuke cyangwa se rugaragareho gatoya ku buryo ku rutonde rwa filime 90 tubonamo filime imwe nubwo itarimo abanyarwanda wavuga ko ari abanyarwanda bavuka mu Rwanda cyangwa se wenda uretse kuba filime yarakorewe mu Rwanda. Nashatse kumenya amazina y'abantu bashobora kuba baragize uruhare mu kuzamuka kwa filime nyarwanda, nibwo nanditse ngo abakinnyi beza cyangwa se abagiteri beza ba filime mu Rwanda. Urutonde nabonye ngo nabonye ku mwanya wa mbere kwaza umuntu witwa Nshuti Gatwa, uwa kabiri akaba ari Eliane Umuhire, Sonia Loha, ndetse nza kubona na Trésor Mahoro. Trésor Mahoro akaba ari bo bantu bane nabashe kubona. Abantu bose bahuriye ku kintu kimwe ngiye kukubwira mu kanya. Nitwa Habibu Igihangange, ngo ayikaze ku by'intare. Umwihariko w'aba bantu rero, reka rero twinjira mu turere ngo aba bantu bafite umwihariko cyangwa se n'ikihe kintu bahuriyeho kuba aribo bahetse industry yo mu Rwanda. Tujya kureba ku mwihariko w'aba bantu, turahera kuwaje ku mwanya wa mbere w'abantu ngo bakora cyangwa se bagira uruhare muri sinema ariko bakabikora neza cyane. Uwitwa Nshuti Gatwa n'uyu nguyu. Uyu nguyu yamenyekanye cyane muri filime yasohotse mu 2023 yitwa Baby, hari indi yasohotse mu 2019 yitwa Sex Education ndetse na Doctor Who. Izi ni filime eshatu zamumenyekanishije cyane uretse n'ahangaha akamenyekana ku ruhando mpuzamahanga. Uyu mugabo ni umunyarwanda ariko akaba aba muri UK. Yitwa Nshuti Gatwa ndetse nawe wabashije kuba uwa mbere cyangwa se wagaragaye ku rutonde ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'abantu bafatira runini sinema nyarwanda. Uwaje ku mwanya wa kabiri yitwa Eliane Umuhire, akaba aba mu Bufaransa ndetse akaba yaragaragaye muri filime cyangwa yagize uruhare mu itegurwa no gukora filime yitwa Trees of Peace cyangwa se Ibiti by'Amahoro. Uwaje ku mwanya wa gatatu kuri no rutonde yo wanditse Actors Rwanda yitwa Sonia Hoha. Sonia Hola cyangwa se Laurent Sonia. Uyu nguyu akaba yaragize uruhare cyane kugira ngo sinema nyarwanda zigaragare cyane ku ruhando rw'izindi sinema cyangwa se zimenyekane. Uyu nguyu Sonia Hola uza ku mwanya wa gatatu akaba azwi neza cyane, akaba yarakoze nka filime yitwa Endeste Inatande cyangwa se akaba yaranabaye Miss France cyangwa se Nyampinga w'Ubufaransa mu 2000. Akaba ari umukobwa ufite inkomoko ku munyarwanda ndetse n'umufaransa. Uza ku mwanya wa kane nk'uko nabibabwiye, urutonde rwabamburiwe na Nshuti Gatwa, Eliane Umuhire akaza ku mwanya wa kabiri, Sonia Roland akaza ku mwanya wa gatatu, hari uwo yita Trésor Mahoro cyangwa akaba we aza ku mwanya wa kane. Uyu mugabo cyangwa se uyu musore akaba aba muri British Columbia ndetse akaba yarakoze filime yitwa Picture Perfect Mysteries. Tukimara rero kureba ukuntu uruhando rwa sinema ruhagaze, umwanya u Rwanda ruriho, abakinnyi bigaragaje, umuntu wese atayibaza ikibazo ko muri bano bakinnyi tubonye bose bagize uruhare runini cyane muri sinema nyarwanda, nta numwe avuga ko aba mu Rwanda cyangwa se ari umuntu ukora sinema mu Rwanda. Nuko ngo amazina dusanzwe tumenyereye muri filime mu Rwanda nta na rimwe rizamo. Iyo ugiye kuri amazina tumenyereye muri filime nyarwanda, ubona umugabo uza hafi ni Garasiye Niyitegeka ndetse na Arturo cyangwa se Rutura, muzi nka Rutura. Ariko zino filime tumenyereye, filime zisanzwe tubona nyine hano hafi cyane, nta filime ubona ko iri ku ruhando rw'isoko mpuzamahanga cyangwa se uruhando wavuga ko rutuma sinema nyarwanda izamuka. Icyo nakubwaga cyumweru kubona abantu bahuriyeho tumaze kubareba nuko bose ari abantu badakorera filime mu Rwanda, ndetse na filime yabashe kuza kuri no rutonde ni filime wavuga ko atari filime yaba bayikinnye n'abayiteguye nta banyarwanda barimo.
umuntu yakwibaza ngo ese u Rwanda rwo ni kuki sinema tuzi nyinshi cyane zisohoka buri munsi, filime tubona abakinnyi bari kwiyongera bari kuba n'abasitari hano mu gihugu, u Rwanda tutabonamo abasitari bakomeye cyane bavuga ngo wenda cyangwa se bagenda bagahangana ku isoko mpuzamahanga? Iyo bashe ino challenge cyangwa se ukibaza iyi mbogamizi aho yabituruka, ndabanza mbabwire imbogamizi abantu benshi bakunda guhuriraho, ariko njye kubwanjye mbona atariyo. Abantu benshi bakunda kuvuga ko ari imbogamizi tugira ari ururimi rw'ikinyarwanda rwo rushobora kuba rutuma ibikinwe mu kinyarwanda bitagira hirya no hino ku isi. Gusa ino mbogamizi nshingira ku bintu byinshi mvuga ko atariyo. Ndagira ngo mbanze menyesha abantu ko ikinyarwanda atari igihugu, atari ururimi wava ngo ni ururimi rw'igihugu gusa, ahubwo rukaraswa cyangwa se UNESCO yarushyize mu rutonde rw'indimi ndengamipaka, ni ukuvuga ngo warukoresha ukaba wacuruza n'abantu batandukanye. Reka dukomeze tuvuga ko wenda ko wacuruza n'abantu batandukanye, ururimi ndengamipaka rubita rugira ururimi mpuzamahanga. Ariko nanone turebe ibihugu byagiye bikora ibintu bitangaje muri sinema, n'aka kanya tukaba tubizi kandi bakina mu rurimi rwabo bitabasabye kujya gukina mu ndimi z'amahanga. Ku rutonde rw'ibihugu bikomeye muri sinema hari ibihugu byinshi bizwi cyane byiganjemo ibihugu byo ku mugabane wa Aziya, ariko bikina mu ndimi zabyo kandi ibyo bihugu bikamenyekana cyane. Ndagira ngo kuri urwo rutonde rwo tunyarukireho gatoya, turebe ni ibihe bihugu bidakoresha ururimi mpuzamahanga nk'icyongereza cyangwa igifaransa, ariko ugasanga filime zabo zakwiriye hirya no hino muri buri nguni y'isi. Yankurikire kuri uru rutonde rw'ibihugu bishobora kuba bidakoresha indimi mpuzamahanga cyane ariko filime zabo zikagera kure, dusangaho igihugu nk'Ubuhinde. Igihugu nk'Ubuhinde ni igihugu kinini byo, ariko bafitemo inganda za sinema bavuga ko zitandukanye, ntago ari Bollywood nk'uko ariyo rwo ruganda dukunda kubona gusa, ahubwo tugira uruganda mu Buhinde rukina filime mu rurimi rw'Igihinde, tukagiramo ururimi rw'Igitamil narwo rufite filime zitugeraho hano hakuno ndetse zigakwira hirya no hino ku isi, ndetse tukagira n'ururimi rw'Igitelugu. Izo zose ni indimi zihagarariye Ubuhinde z'ibice bitandukanye by'Ubuhinde, ndetse zitari n'indimi ndengamipaka, ahubwo ari indimi z'uduce runaka mu Buhinde, ariko filime zabo bakinye muri izo ndimi zabo bwite zikanga zikagera kure. Ahangaha nanone kandi kuri notonde dusangaho igihugu nka Turukiya, bakina filime zabo mu Turukiya cyangwa mu Giturukiya, ariko bikanga filime zabo zigacuruza hirya no hino, yaba kuri Netflix ndetse no kuri Amazon, ugasanga filime zabo ziri gucuruza kandi batakinnye mu ndimi mpuzamahanga. Nuko ngo ururimi icyo nshaka kuvuga ahangaha ntabwo ari ikintu twakwitwaza ngo nuko dukina filime mu rurimi rw'ikinyarwanda biri buze gutuma filime zacu zitagera kure, kuko n'abangaba bakina mu ndimi zabo ariko filime zikagera kure. Nuko ngo ikibazo kiba kiri ahandi, ntabwo ari ibihugu bibiri gusa, Ubuhinde na Turukiya, ahubwo usanga n'ikindi gihugu nka Philippines. Hari ibihugu bitandukanye uretse Philippines, harimo Korea, Ubuyapani, Ubushinwa, Thailand ndetse n'ibindi bihugu byinshi byiganzemo ibihugu byo muri Aziya kandi bikina filime mu ndimi zabo, izo filime zikagera kure cyane. Icyo gihe wasigara bibaza rero, tutitaye ku rurimi, kuko ururimi ntabwo ari imbogamizi, n'ibindi bihugu bikora mu ndimi zabyo kandi filime zikagera kure, u Rwanda twaba turi kuzira iki ku byerekeranye no kuzamura sinema nyarwanda, ku buryo sinema tuzigira ibintu bitunga abantu bazikora, ndetse bikaza no gutunga bikaza no kugira icyo byinjiza ku gihugu cy'u Rwanda. Ibi rero byatumye ku bushakashatsi bwanjye nshyira hanze ibintu 5 bishobora gutuma filime nyarwanda zitagera kure, kuko ururimi rwo twamaze kugikuramo ntabwo kiri muri ibyo 5. Hari ibihugu byinshi bikina filime mu ndimi zabo kandi zikagera kure. Ikintu cya mbere cyaje ku mwanya wa mbere ni uburyo bwo kwandika filime cyangwa se uburyo bategura filime ngo ikinwe. Usanga ahenshi muri filime zikunda gukorwa muri kino gihugu ndetse no muri kano gace duherereyemo, cyane cyane ko Afurika nayo idahagaze neza ku ruhando rwa filime. Ni ibihugu bikeya bigaragara neza ko n'uruhando rwa filime harimo Nigeria, Ghana, Afurika y'Epfo ndetse n'ibindi bihugu bikeya, ariko urebye Afurika muri rusange nk'umugabane ntabwo duhagaze neza ku ruhando rwa filime. Ibi ngibi rero biterwa n'imyandikire, ahanini usanga abantu badakina ibintu byanditse, ahubwo bafata abakinnyi bakabashyira hamwe, barangiza bakavuga bati noneho mwebwe mugiye gukina kuri ikintu, urugero ko bati ugiye gutahana n'umukunzi wawe
urasanga mu rugo mama wahari kandi ntabwo ushaka ko mama amenya ko ufite umukunzi, mugiye kwitwara nkaho uwo muntu mugiye gutana atari umukunzi wawe. Ubwo ako kanya ibyo abakinnyi bakina akaba ari nk'ibyo biyandikiye ako kanya, cyangwa se ari nk'uko umuhanzi amushyira kuri stage ngo natere freestyle ibintu bimuje mu mutwe. Ibyo rero ubwo urumva ko filime yapfuye mu gutegura. Ibyo bituma habaho kudahana imyanya mu gukina, ndetse ukumva ko n'imiteguro iba yabaye mikeya cyane. Ikiza ku mwanya wa kabiri ni casting cyangwa se uburyo bwo gutoranya abakinnyi. Ubundi abakinnyi bakina muri filime aba ari abantu umuntu wanditse filime ndetse n'ugiye kuyobora bahurizaho ko uwo muntu koko ahuje na role bashaka kwakina. Ariko ahanini usanga filime ziri gutegurwa muri no minsi umuntu ashaka cyane abantu ba hafi, inshuti ze, atitaye ngo zishoboye ibyo zigiye gukina. Ntabwo nshatse kuvuga ko inshuti zawe zidashoboye, ahubwo ubundi gutoranya umukinnyi ukina role runaka biba bisaba ko nyine ubanza ukareba ashoboye iki, ese ino role arayikwiye koko. Role umwanditsi yanditse ino filime, ubwo yandikaga ino filime yumvaga atekereza ko umukinnyi azaba ameze nk'uyu nzanye. Abantu bo usanga bazanye abo baziranye, abantu ba hafi cyane cyane ugasanga bigusha kuba wenda nta mafaranga bafite cyangwa se budget idahagije, agapfa gutoragura umuntu wese upfa kugwa muri iyo role. Nuko ngo ikindi kibazo kiza muri casting, ntago abantu bagishaka gutegura cyangwa se gutoranya abakinnyi bahuye na role runaka, ahubwo bafata abari hafi cyane. Ikiza ku mwanya wa gatatu rero ni uburyo bategura scene cyangwa se uburyo bategura ahantu. Ibyo byose bigwa rero mu kuba umwanya aba ari muto, cyangwa se abantu bashaka gukora filime uyu munsi bakayandika uyu munsi, bakayitekereza uyu munsi, bakayishutinga uyu munsi, ndetse bagahita bayikina, ndetse ejo ukabona bayaprodinze bahise bayisora ngo yarangiye. No kuvuga ngo ibi bintu ntabwo babiha umwanya. Tukiraho rero kuba abantu badaha ibintu umwanya bituma naho bari bukinire badafata umwanya wo kuhategura ngo hagaragare neza, cyangwa se hagendane n'igitekerezo bari gukina. Ahubwo ugasanga bo icyo bashaka nuko ubutumwa n'ibyo bari gukina byumvikana amagambo, ariko bakibagiza ko ibi ngibi sinema cyangwa se filime ari ubucuruzi bunyura mu mashusho. Umuntu agomba no kureba aho bakiniye ndetse naho igikorwa ubutumwa bari kubwirwa buri kubera, kugira ngo babuhuze n'insanganyamatsiko ya filime. Ubwo ikintu kiza ku mwanya rero wa gatatu ni aho gukinira. Ikindi kibazo kiza cyangwa kuri filime nyarwanda ni target. Iyo mvuze target ni kuba filime ugiye gusohora urashaka kwimera gute, ese uri gucururiza irihe soko. Abantu benshi mu Rwanda filime zirenga kuri 80% ndetse hafi yo kuba 100% zicururiza isoko rya YouTube. Ntago ubona ko hari umuntu uri gukora filime agamije kureba nk'amasoko akomeye cyane nka Netflix na Amazon ndetse n'ahandi abantu bacuruza cyangwa se basakaza filime ku buryo buhagije cyane. Usanga abo ngabo abanyarwanda cyangwa se abahanzi ba filime abanyarwanda batajya babitekerezaho. YouTube ntago ariko itacuruza ikintu ngo kigere kure, ariko nanone ujye wibuka ko nyine iyo ushyize ikintu kuri YouTube uba umeze nk'uri kubwira abantu muturanye cyangwa se abantu bakwegereye, kuko nanone uburyo YouTube ikwirakwizamo ikintu ushyizeho igendera ku rurimi n'abantu bakirebye bakakirangiza, kandi ntago uzizera ko uzashyira ikintu cy'ikinyarwanda ngo kirebwe n'abantu benshi cyane batari abo babazi ikinyarwanda bakirangiza. Ni ukuvuga ngo rero ntago hajya hatekerezwa isoko rya filime ryagutse, kuko umuntu yafashe gutya agatekereza Netflix ndetse na Amazon yakora filime iri ku rwego rwo hejuru cyane, kuko yabazi ko igiye kujya ku ruhando mpuzamahanga cyane. Imbogamizi rero iza ku mwanya wa kane akaba ari imbogamizi yitwa target y'isoko, cyangwa se isoko buri gutagetinga mbere yuko ukora filime yawe. Kandi usanga abantu bashaka gusarura mu buryo buri lokal, kandi isoko aka kanya ni rigari cyane. Kuba isoko filime nk'izicuruzwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse no kuri internet biba bigaragaza ko nta muntu uhejwe aho yaba aherereye hose mu nguni y'isi. Icya gatanu kiza ku mwanya wa gatanu ni editing. Kubera ko abantu babazi ko ibyo bagiye gukina ari ibintu bitari bugere kure biri burebwe n'abantu ba hafi, usanga neza bisa nk'ibiganiro bimwe na bimwe hahandi usanga nta buhanga bwinshi bashyizemo, ahubwo ugasanga bameze nk'abafashe ikiganiro bisanzwe, nta gusubira mu majwi, nta sound effect,
ntaki ibintu byose babikoze uko bashaka. Ku bwanjye imbogamizi zari izo ni eshanu filime nka nyarwanda zihura nazo kugira ngo zibe zaba filime zo ku ruhando mpuzamahanga, bibe byakwinjiriza birenzeho abazikina n'abazikora, ndetse kandi bimenyekanishe umuco, ndetse bikomeze kumenyekanisha u Rwanda nk'uko u Rwanda rumaze kumenyekana hirya no hino ku isi, byibuze na sinema igire uruhare mu kumenyekana ku Rwanda. Byari bitanu, mpereye ku mwanya wa mbere neza nkabisubiramo, ni ukwandika cyangwa se uburyo filime iba yanditse, casting cyangwa se uburyo bwo gutoranya abakinnyi, aho gukinira, target y'isoko, edit, uburyo bakora edit, uburyo babikora na kara zazo, kandi ubona ko kara za filime zo mu Rwanda, kara grading biri hasi cyane. Ushobora kuba wumva hari indi mbogamizi navuze, cyangwa se hari ibyo navuze ukumva ntago wemeranya nanjye, ushobora gushyiraho comment uko nawe ukavuga uko ubyumva hasi aha ngaha. Ni kuri YouTube channel Ibyintare, mwibutsa gukora subscribe, share, ndetse ugashyiraho na comment. Mwari kumwe n'umuhungu mwibe cya Bibo igihangange, babwira ngo ndabakunda cyane, mugira amahoro y'Imana.